DJ Brian sindi umutinganyisha nago ngende umutinganya nk'ubu ngubu mfite diki mfite diki mu kinyarwanda ni gitsina gabo ntambwe nazagira imbwiza kunyoma inyuma no kundongora bisubiremo nago DJ Brian ari umutinganyi DJ Brian nago ari umutinganyi mani ntago ndi umutinganyi nta nubwo nteze kuba umutinganyi nimbona boyfriend kandi nta nuwo mbwiye ngaze kuntereta rero attention ntago sinshaka nuza kuntereta kumbuza uri umutinganyi none uri ntushaka nabagutereta nshaka ngiyewe nkunda umuntu nikundiye mani nago ari ngo kugira ngo bankunde kukize ngiye ntago ukunda ngutereta uzajya witeretera rero bitwaye iki sari ikibazo simwavuze ko ari uburinganire batumye nanga abagore buriya mu buzima bwanjye sinkunda igitsina gore impamvu kenshi nkunda no kwitwara byaba ari imyambarire n'iki nkunda lifestyle ya gihungu kubera iyo mpamvu yuko kubera iyo mpamvu kuko narahangayitse nk'ubu ngubu mfite diki mu kinyarwanda ni gitsina gabo ntambwe nazagira imbwiza kunyoma inyuma no kundongora buri undongoye waba umpemukiye sinkeneye ibibazo. So uyu nguyu rero ni umugabo we avuga uburyo Brian amwinjirira. Mbona muyango hari gym, mbona Brian hari gym. Ndavuga se what kind is that? Mbere muyango namubwira tugende gym reka dano umunebwe. Ubu ngubu umuntu ari kubyuka akijyana ku cyumweru yijyana gym. Akaza rero afite ukuntu avuga umuntu nabi ku buryo ubireba ukabona nibyo yarambwiraga ngo reba mu kanwa Brian mukomeza uko nameze nk'uruki mani naze nkabona ngewe mu utayo kuba namuturisha nkabona Brian ahubwo niwe muntu umuturisha buryo nge ntazi nawe naramubwira ati mbona mani warabaye umurezi bene no kwikimana muri kumva so rero nta muntu n'uyu rwose dutandukanye